muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi, amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga. Ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera. Mwaduhamagara kuri 0785 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email. Murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Ona dogiteri amedicine wize ubuvuzi amwitabi kandi byazongo ari wo wandika ibibi byaryo, niwe wabyize, niwe ubyanariza, niwe ubizi, niwe ubivuga, niwe usinya kwitabi ryica n'abatarinywa. Umva kanari ryica n'abatarinywa ugasagara rimwe bako bari mu mweriro ha ugasagara rimwe uwo gusa niyo handi bakwiye n'akakantu bari kwandika byinshi bari bamuvandimwe ngo biyahuye ngo bera ngo yasengeye abantu benda kwiyahura, yasengeye abantu ngo batiyahura, yasengeye abantu bafite ibibazo nk'ibyo yarafite, yasengeye abantu banamurushiwe batuya bitewe n'iki. Ni nk'ibyo rero nyine ukumva ko uvuga ko inzoga zica ibihaha, zica umwijima, zica impyiko, akavuga uburyo zibyica, ugasanga icupa rya rikeri wenyine akarima. Ubumenyi bwasumbye ubwenge. Wabyumvise noneho? Kirazira rero kundi ubumenyi busumba ubwenge. Ubwenge ni ingenzi. Ubwenge niyo mpamvu noneho umvise iri kuvuga ngo ubwenge bukorana. ubwenge bukora aha none ushaka kwinjira ariko biriya iramvuga nuko ari bari gukoresha ariko bira n'ubumenyi bw'ubukorano n'ubundi electronique se electronique barakoresha biriya bari kuvuga buri ugiye ugafungura bira bintu nano marobo ubona ufunguye wasangamo utuntu bita circuit intégré turimo imbere na diode na transistor n'amakondensateur byemera. Iya kabiri kumenyekana, ntago Imana ishaka ko ndi kumenyekana uretse yo, nta kintu cyo kumenyekana ngo kiganze isi uretse yo. Icya gatatu kuguma aho ngaho kandi Imana ishaka ko wuzura isi. Ako Trump amenyekanye mu myaka 100 azabakimenyekana ari igihugu wahita ndakubaza hano mu myaka 100 azabakime akiri guhitinga n'abandi memu nawe nanjye mu myaka 100 tuzaturi iguhitinga iri imbere hano tuzaduhari. Abana bacu bazabahari tuzavugwa rimwe gake cyane bavuga ngo hari kwa naka uriya mwana byarwa na naka mwene naka. Urabona nkanjye ufite indirimbo wenda nizazi kivugwa cyangwa zaranibagiranye hazateko sha batikera mu myaka magana mu wahimbye indirimbo iyi ni wenda ariko guhitinga hahitinga Imana itagizima. Haleluya. Ariko ndaza ko umuhanzi nanjye ndasanzwe umva sha hamenyekana Imana nyinga. Nakubwiye igitabo nagize gusoma kera nihagira umuntu dukurikira asengera muri Zion Temple azambwira n'igitabo cyitwa Hozana bakicyandika bazambwira. Nasi igitabo cyitwa Hozana cyangwa na Zion Temple kera niba cyari 2007 nasomye hari ahantu havuga ngo hakomera Imana n'abayubaha gusa. Umva neza hahitinga Imana n'abayubaha. Urakoze cyane tukiri kuri ubu bwenge bukorano ariko kandi ngo n'ubumenyi bukorano. Ari jambo muri mu Efeso igice cya mbere ku murongo wa 20 bivuga ngo imbaraga zakorowe muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga. Kandi rebe ngo zagize gute zakorewe niko birivuga bikorano kumanza bishaka kwaza na kira kiguru zagikenera bikorano. Abefeso 1:20 nuko ari umuhanuzi wapfuye kandi yabivuze oya ariko nyuma chance ntabwo yiza avuga ko akorera Imana. Ntiyavuze ko abana n'Imana, ntiyavuze ko avugirwamo n'Imana. Ubabwitubye bwaba ari bwo bwaba atari bwo bwasohora butasohora banza uvane iyo mvugo yo kubwitubwa Imana. Ahubwo tugaruke ko avuze ngo agiye kumena amaraso tubihuze n'uyu muntu wapfuye ko ntawe yamenye kuko nta maraso yavuye. Ese amaraso wabonye hari wabonye amaraso yavuye nawe yamenye avuga agiye kubona amaraso rero nawe yamenye cyangwa nta maraso yavuye. Ariko wasi ijambo twatangije ejo nduraryibuka umenya yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye. Uzi icyo ngiye gusoma uyu munsi niruvuga ngo wizera ko Imana ari imwe rukumbi ngibyo nibyo koko ngo ariko n'abademoni barabyizera atuma kibonke si mwarimu muri ADPR yigeza n'abo muri ADPR yigeze wa pastori muri ADPR
bamwita pasiteri ababimita ninjye muhanzi ukomeye se ninjye muhanzi niwe muhanzi kandi ubu bibaye gapfa tebonese we wavuga uti nari narabivuze naramuhanuriye ariko twe tuntu watwumvishe abantu bose mu biva Kiboke ntiyiza mwari muri ADPR ntiyiza pasi muri ADPR icyo akora yabaye umukristo muri ADPR nyuma ajya ajya gushinga icyumba cye iwe mu rugo uzi icyumba bivuze ko yavuye muri ADPR yaravuye kuko ari igihe kinini yagize ava manza baraze bakanamuhagarika kuko yaravuye mu buryo bugaragara byageze baba nk'itorero kuko hari igihe yakodeshaga urusengero ruri hepfo ya Nyagatovu abantu hari bitwa ba Saturday hano babiri ntajya amenya gutandukanye narwo mwitwa Saturday yasengeragamo ku wa kane no ku cyumweru nyuma y'amateraniro yavuga ya mbere igihe byashobokaga byari byaritorero ntabwo arakiri mu ADPR ariko basengeraga ubwo abantu mu ADPR benshi basengeraga iwe hari n'abagore babiri nzi rwose bamuyobokaga cyane hanyuma aha rero nabwo nkagaruka none kuri rya jambo twavuze abantu bari kwirwa bavunwa n'ubusa ari abamucira urubanza arabumva yaravugaga ibitari byo arabo yahanuriye bigasohora ibyo mwese cyane cyane umuntu wapfuye bajye bamuvugaho bike barekeraho aba yapfuye nje ku bwanjye icyo navuga nibavuga ibintu bike ku muntu wapfuye abamuseka ko yakoze ubugoryi Imana igufashe ntuzagire bakunzi ba Shalom TV magana mu kira gatanu hamwe na Zazere TV turabashuje tufuje amahoro y'Imana isumba byose mbibutse ko ikiganiro gica ku macano abiri ariyo Shalom TV hamwe na Ziraziritse TV Imana ibavugisha rero wazagikurikirana bari impande enye z'igihugu ndetse mu gihe Kigali ndetse n'abazagikurikirana bari hanze y'igihugu kubera ko namwe mwemerewe kutureba cyangwa se kutwumva Imana ibaho umugisha rero tujye kugaruka tugiye tuganire ngiye muri kumva kuri mikoro ni ntirenganya Theoneste bamwe mvuga gakeya kugira ngo babyumve ariko kandi nuko nyine ni ntirenganya Theoneste muri kumwe Imana ibaho umugisha rero turi kumwe n'umukunzi wanyu wakadasohoka yongeye yagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi umukozi w'Imana nitwa Kwizera Valence Ziraziritse Kwizera Valence nkaba inshuti y'aya macano yombi nkaba inshuti y'abasenga inshuti y'abakristo inshuti y'abemera Imana uko baba bayemera kose bapfa kuba bayemera gusa wumvise ako kantu ariko Imana imiragwiza abayirwanya umuntu wemera Imana uko yaba yemera ariko yemera kwibaho ariko muri iyi minsi tugezemo abantu barimo barahakana Imana ariko waruvuze nabi ngo Imana imiragwiza abayirwanya imiragwiza abantu batayemera ntago ari iri kubagwiza ikeneye kugwiza abayemera niba rema nirabeshejeho ariko imiragwiza batayemera Imana ntabwo ari irema abayubaha abayirwanya n'abayirwanya baremwa nande abantu bose ubushize nabivuzeho gabanura abayirwanya baremwa nande aretse kurwanya Imana no kutayirwanya abantu bose bari kwisi nkuko navuze mu kintu kiganiro n'abantu b'Imana ariko harimo bayirwanya rero uburetse tubanze twemera uretse nta nubwo banayirwanya reka arega n'ijambo amagambo twikwiye tuvuga ukundi ko umuntu atemera Imana ntago ari ukuyirwanya kuko nta muntu urwanya Imana ngo abeho nta n'irwanya ngo abishobore warwanya icyo utabona ukurwanya Imana ntago ari kimwe nk'igihugu kirwana n'ikindi Imana zo bayirwanya guhakana ibyayo no kuvuga ngo ntayihari ntago ari ukuyirwanya warwanya icyo utabona warwanya icyo utabona cyo mutari buhure ibaho Imana ibaho irahari irahari bitagaragara ibyo amaso yawe atabona ntago bivuga ko bidahari hari akantu nabonye abantu banditse gatoya kankakuhe kuri ibyo uri kuvuga nagasomye ahantu karebana n'ibi neza ngo umuntu w'umunyabwenge kabisa yigishaga ari na professor ari kwigisha none ngo aza kujyana abana hanze ngo arababwira ati mwabonye imisozi barayireba ati yego mwabonye ibicu mu kirere bati muri kubona ukwezi n'inyenyeri bati yego abereka muri kubona iriya misozi ibintu byose biboneka ati muri kureba Imana abana bati ntawe turi kubona atugura uyu munsi mubimenye ikintu amaso atabona ntakibaho ntibakababeshye ntibakazira ibindi icyo amaso yanjye atabona ntakibaho ariko murabona ngo hari mwana usenga Imana umukristo wizera Imana wizera ko ihari abona abantu bose barabyemeye ngo yinjira mu ishuri basura mu ishuri kwiga nyine bandika kwitabo
bakigera mu ishuri ngo mu gihe cyose abaza wa mwarimu ati profe ati ufite umutwe ati ntabwo umureba mwebwe umwana ati ndawureba ati ufite n'amatwi ati uwo mwana uri muzima ati ufite se umusatsi ngo wese ntawe ubona umwana amaze mwigara ati wa mwarimu ntabyo uri kubona se profe ufite ubwenge muvuze ndabufite umwana ati se buri ati buri mu mutwe imbere ntabwo muri kububona ati oya watubwiye ko icyo amaso atabona nta kibaho profe vimbere aho nta bwenge ugira cyumva cyangwa watwibwira ko ikintu amaso atabona nta kibaho nta bwenge ugira rero niba ufite ubwenge nubwo ntabubona ukamera ko ufite emera ko Imana ihari nubwo amaso atayibona niwemera ko Imana ihari itabonwa n'amaso ndemera ko ufite ubwenge profe ngo aratsindwa cyane aravuga ati aragaruka yemera ko Imana ihaba nubwo itabona bivuga ngo umwana umunyeshuri yigisha profe birashoboka rwose nta mugani isuzi w'ikinyarwanda bavuga ngo igi ryahamye inyoni umugani ntabwo urawumva ndabyumva igi ryahamye inyoni ni urugero ni n'urwo byashaka kuvuga ko umuto ashobora guhana umukuru umwana washobora kugira inama umwana wabyaye muto cyangwa ashobora kukurokora cyangwa ashobora kugukiza cyangwa ashobora kukugira inama kugira umumaro ngo inama mbe ntitukayangane kuwitwa Niyiteka Garasiyani yavuze ngo inama mbe ntukayange gusindagiza hazamu tugaruka ku gihe cyitwa ubwenge iyo tugiye kuganira ku bwenge iyo tuvuze tujya mu bintu baravuga kuri ubwo bwenge iyo mu minsi imere ku bwenge buzagwira buziyongera ubwenge bw'abanyabwenge buziyongera ikivuga kizagwira ni ubugome ngo kuko ubugome buzagwira gusiba ku bwenge buziyongera nabwo bukaba bwinshi bukaganza cyane ubwenge kandi n'ujya uvuga ubwenge Bibiliya nayo yagiye ibivuga ibyita inyito imwe ntabwo ari kenshi biragiye itandukanye ubwenge n'ubuhanga ubwenge n'ubumenyi kuko icyo ushaka kuvuga kiraba ari ubumenyi buriya nubwo n'abandi babyita ubwenge ariko ubwenge ni ikintu kivukanwa ntabwo ubwenge bwigwa mu mashuri ntabwo ubwenge bushakishwa urakoze cyane ati ubwenge ni ikintu kivukanwa ariko kandi hari ikintu cyitwa ubumenyi ubwenge n'ubumenyi bintandukanye kugira ngo mubaze icyo ushaka kubaza ntubona iyi kamera ukoresha ibyo ukora ni ubumenyi ariko wabigezeho kugira ngo umenye kwandika rimwe mu bwenge bwatumye umenya kwandika ubwenge bwatumye umenya uri kumva ubwenge butuma ugira ubumenyi ubwenge butanga ubumenyi safa wenda ubwenge butuma ugera ku bumenyi umuntu udafite ubwenge n'ubumenyi burigwa umuntu udafite ubwenge n'ubumenyi ntiyabugeraho wenda tuvuge sindavuga mu yembo kugira atagira umva wenda hari imvugo nakoresheje mbi nk'abana bafite icyo bita debilité baba tubona nyine unabata ubwenge budakora neza tumeze neza yajya kwiga se yamenye igifaransa n'icyongereza ariko bariga mu byabo ariko hari babitakunda neza bariga nyine bingana hari nabo bidakunda namba hari nabo bitajya bikunda namba neza kwiga bikanga kubera iki ubwenge ntabwo bumeze neza harimo ibintu bidatunganye muri bwo kandi niko yavutse ubwenge rero buhesha ubumenyi hari ahantu Salomo yanditse ihangane mpasomewe gatoya ibice 7 by'umubwiriza nubwo atariho twari ariko haradufasha naho haratufasha mu kugira mucyo uri gushaka kuko ndi kucyumva igitabo cy'umubwiriza ibice 7 umurongo ndumva wa 12 nese umva ubutega amatwi cyane witonze haragufasha kubona ibyo tuganira kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo ariko umumaro wo kumenya ariko umumaro wo kumenya umumaro w'ubumenyi Salomo yavuze ngo nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite ibintu babyumva ntirenganya ubwenge burinda ubugingo umumaro w'ubumenyi nuko ubwenge bwarinda ubugingo bw'ubufite ubwenge nyine bigahuye n'ubumenyi tumva abantu bafite niveau d'études zinize bihera kuri certificat birote mama waje primaire bamuhikira akazaza diplome akazaza licence ifite ibyiciro byinshi kazaza doctorat kazaza professora hari manza ari yisoza
ibyo ni abo bantu ni abamenyi, ni abahanga, urumva neza, kandi babigezeho kubera ubwenge. Aha uri kunkurikira? None Salomo yaravuze ngo umumaro w'ibi bamenye, w'ubu bumenyi, ni uko ubwenge bwabo bwarinda ubugingo bwabo. Nawe waraye ndi kubona utarimo kubyumva kandi birumvikana. Umumaro wo kumenya, umumaro w'umuhanga, no, niba ntirenganya uri injijuke, uri umuhanga, uri intiti, uri umunyabwenge, warize ibi n'ibi ukabimitiriza ukaba ubizi, ubwenge bwawe bujye bukurindira ubugingo. Muri wewe harimo imbere yawe hari ubugingo, hari ubwenge, hari ubuhanga. Wagize amahirwe ubwenge urabugira n'ubumenyi warize. Igisigaye rero ubwenge bwawe burinda ubugingo. Urimo uragiramo noneho manjye numva gake gake, ariko kandi buri hari abandi bari kumva cyane cyane bazabyandika muri comment. Nasomye ibintu mu Gifaransa ngo l'intelligence de l'homme, la connaissance de l'homme a dépassé son intelligence, ngo mais il a peur de ce qu'il connaît. Ubumenyi bw'umuntu bwasumbye ubwenge bwe. Ubumenyi bw'umuntu n'ingero kuko abyumva bwasumbye ubwenge bwe, ngo none afite ubwoba bw'ibyazi. Il a peur de ce qu'il connaît. Maintenant il a peur de ce qu'il connaît. Ubu ngubu afite ubwoba bw'ibyazi. Bitewe n'iki? Ubumenyi we bwasumbye, iyo bwasumbye ubwenge, urimo urabyumva. Ubundi kirazira kumenya busumba ubwenge, no, ubwenge bugomba guhora busumba ubumenyi. Ariyo mpamvu kwiga cyane binaniza umutwe, binaniza umutwe, niko Salomo yavuze. Ariyo mpamvu Salomo yavuze ngo ubwenge bugomba kurinda ubugingo. Ubumenyi ntabwo bwarinda ubugingo, ahubwo ubumenyi bushobora kujyana umuntu mu ngorane zamurimbura. Ubwenge bwawe wavukanye Imana yaguhaye nibwo bwakurindira ubugingo. Urahumvise? Reka dufate kera muri hafi nk'igihumbi cyangwa muri 2000, hari umuntu hari diregiteri w'ikigo cy'amashuri ni mu karere ka Gasabo, ariko simvuga ahari, n'ubu ashobora kuba agifunzwe. Wumva icyo kintu ngo ngusobanurize ubyumve. Nkubwiye ko ari diregiteri w'ikigo cy'amashuri, urumva atarize? Ubumenyi ntabwo ufite, ntafite n'ubwenge, ariko bamufashe asambanya utwana tw'imyaka 2 two mu wa 2 primaire, ngo yajyaga hari ukuntu bwamuziganizaga mu biro akabukikira, burebye bwiga ari diregiteri, ariko akabusambanya. Afite ubumenyi, afite n'ubwenge, ariko ntabwo ubwenge bumurindiye ubugingo. Niyo ubumenyi bwasumbye ubwenge. Ubumenyi bwasumbye ubwenge, ari gusambanya umwana wiga mu 2 primaire. Noneho urundi rugero rw'ukuntu afite ubwoba bw'ibyazi, ni nk'uko bano bantu mva ibintu bisasu byo babyumva, ujya uri mu itangazamakuru wumva ibisasu bibobe bikomeye bya Korea ya ruguru, wa mugabo ajya akora ngo byamara igihugu cyose mu masegonda 16, ibyo Abarusiya babitse, Abanyamerika, Abanyayisiraheli. Uzi ibisasu abantu bo ku isi bafite babiturikije isi yabo umuyonga itaka. Noneho abantu babikoze, umva akantu gakomeye, so kwa nakugurisha nakujya mu birebera, ariko abantu bakoze ibyo bisasu uyu mwanya bafite ubwoba byaturika bari. Il a peur de ce qu'il connaît, afite ubwoba bw'ibyazi. Babiturikije nta hantu bafite babituritsa, we yaba ari kandi yararukoze ruhari. Uyu mwanya nta kintu afite yabukora, afite ubwoba. Uwakoze amavirusi yashidutse amavirusi bayaterana nyirabukwe na nyina, nawe n'abana be bahura nayo, afite ubwoba bw'ibinazi. Wabyumvise? Ukora ibirwara, hari abantu ngo bakora indwara, niko numva, indwara ntabwo yarazi ko burya n'umuryango we zawurangiza. Nta hantu afite arajya ku yindi si ngo zizamara abandi we adahari. Wumvise neza? Ndakumva rwose. Ariko abakora ibisasu bateye ubwoba cyane, aragituritse ari uyu mwanya batse uburuturitse najye, kandi wagikuze. Niyo mpamvu ngo ubumenyi bw'umuntu wabyizemo neza. Noneho ubumenyi ntago bugomba gusumba ubwenge, ubwenge bugomba gusumba ubumenyi. Hanyuma noneho iyo rero butarinze ubugingo, ni rwa rugero naguhaye kumva ko none se uzaribenda abantu babyumva bakora imvuga ntibanyumve nabi, no kuganira. Ibase nko kubona dogiteri a medicine wize ubuvuzi anywa itabi,
kandi byanditseho ngo ari wo wandika ibibi byaryo, niwe wabyize, niwe ubyanariza, niwe ubizi, niwe ubivuga, niwe usinya ku itabi ryica n'abatarinywa. Umva kandi ariwe ryica n'abatarinywa, ugasanga ararinywa kubera ko barimo umwera iruhande, ugasanga ararinywa. uwo gusa Niyo handi bakwiye na ka kantu bari kwandika byinshi, bari wa muvandimwe ngo biyahuye, ngo bera ngo yasengeye abantu benda kwiyahura, yasengeye abantu ngo batiyahura, yasengeye abantu bafite ibibazo nk'ibyo yari afite, yasengeye abantu banamurushiwe batuya bitewe n'iki. Ni nk'ibyo rero nyine kumva ko uvuga ko inzoga zica ibihaha, zica umwijima, zica impyiko, akavuga uburyo zibyica, ugasanga anywa icupa rya rikeri wenyine akarima. Ubumenyi bwasumbye ubwenge, wabyumvise noneho. Kirazira rero kubundi ubumenyi busumba ubwenge. Ubwenge ni ingenzi, ubwenge niyo mpamvu noneho umvise iri kuvuga ngo ubwenge bukorana, ubwenge bukora. aha none ushaka kwinjira, ariko biriya mvugo nuko ari bari gukoresha, ariko biriya ni ubumenyi bw'ubukorano n'ubundi si elegitoronike se. Elegitoronike barakoresha biriya bari kuvuga. Buriya ugiye ugafungura biriya bintu nano marobo ubona ufunguye, wasangamo utuntu bita circuit intégré turimo imbere na diode na transistor n'amakondensateur polarize na non polarize. Ni elegitoronike. Ntubona ukoresha telecommande biriya bintu bita infrarouge cyangwa electromagnetique, ni diode ibirimo kara ukanda na hariya, nabyo nta tandukano, ni ibikorano n'ubundi na televiziyo n'ubwenge bukorana, na computer na telefone n'ubwenge bukorana, ariko ni ubumenyi bukorana. Abantu bahinda bavuga ubumenyi bukorana bari gushaka kwanga ubwenge bukorana, niba byita ubwenge keretse nibakora ubwonko. Ariko ikibazo ni kimwe, aha amarobo ubaza bakamusubiza nk'uko mubaza. Biriya bintu avuga birashira, biba bisetinzemo, hari amagambo barimo bijya cyageraho amagambo akarangira. Cya kintu ubona bavuga ngo witwa Ndego, nitwa Sofia, ngo amakuru ngo ni se mu Rwanda, kikavuga burya ukibajije hari ibibazo, birya bibazo bakibaza ntabwo we watomboza ikibazo ngo kikibaza. Urakumvise ko kantu niyo bisetinzemo, ntabwo we wabuza ibyo bibazo biba bihari ukibaza. Ntabwo uhimba ikibazo wenda ukakibaza uti Nyagatare urahazi, icyo kibazo igisubizo kidasesemo ntabwo cyagusubiza. Ntabwo wabuza n'ibibazo, hari ibibazo kigomba kubazwa kuko ibisubizo birimo. Hari icyo bita ntuza igiti bwoko kihajya ibyo urukoresha igiti GPT cyago gicari. Urakoze cyane. Chat GPT wandikamo nimba ari indirimbo, ukandikamo ikaguha umuziki, nimba ari ikintu runaka ubyandika ubyandika muri mashini birimo nyine ikagusubiza. Iyo programme hari umuntu wayikoze, uri wayikoze ayishyiramo. Niyo mpamvu nanze kubyita ubwenge, kuko ubwenge keretse ari ubwonko bw'umuntu wicara agatekereza ikintu, wenda keretse isi ikoze umuntu. Iriya robo ntacyo bakayikora sekwa, ntigira amashanyarazi, ntikoresha amashanyarazi, ntihaba ari akuma na kamwe kayirimo, bakabayisima ubwonko, ibwo bwaba ari ubwenge bukorana. Ariko n'amashanyarazi circuit électronique na circuit électrique birimo imbere, umuriro ugishyiranye ntabwo cyakora. Nahise wakinosha kigataka, wakisangamo se amaraso, si plastique. Biriya ni ubumenyi, ni ikoranabuhanga rigeze, nuko ababivuze babyise ngo ni ubwenge bukorano, ariko ni ubumenyi busanzwe. Hariho ibyo bavuze biriya ngo basigaye bahindura n'abagore, mu mugani wa Ziya barafite bagura bakakijyana ngo kikababera mu kigore. Oyo rwose ntabwo bikigora, genda ukagura umugore mu iduka. Baherutse kuvuga ngo abakobwa b'Abayapani bari gutabaza isi, bari Abayapani nta musore ngo kibavugisha, abakobwa nyabakobwa b'Imana yaremye. Kuko umusore ngo ararugura niyo rwaruhenze, ariko akavuga ati se iki kintu nikimbaza inzoga yo kunywa, ntikimbaza smartphone ngo nkigurire, ntikimbwira kujyana imisatsi muri salo, kandi ni cyiza kandi gisa neza, nticyavuga ngo njyana kwa muganga, ntikivuga ngo ndajya guca inzara muri salo, ntikivuga ngo mpibyo nsiga ku munwa, kandi nikikubaza ko uburyo bikozemo rwose ngo niyo ngo bakora nabyo ngo imibonano mpuzabitsina by'ubugoryi barimo nyine ngire ko byita, kuko ni ubugoryi ibyo ngibyo. Ariko ngo ni nk'umuntu rwose neza, ariko cyaba nk'umuntu ni umurambo usiga urambitse mu nzu, ntabwo usanga cyakubuye, ntabwo usanga cyatetse, ntabwo usanga cyamesha imyenda, kiba kirambitsaho ukaza ukegura. Ariko hari n'ibikora iyo mirimo da, ariko ubundi ibyo bikora bikora imirimo ibi bikora no mu nganda uzabyitegereza bimeze bite. Sura umurukata ngo
kuko rukoreshwa ari diode irukoresha si uruntu ugira ngo iyo baroye ikintu ngo ni umutwe ntabwo impande y'ibintu by'itara bituruna wabonye ari umuntu ni umuntu batwekoze nkatwe amaboko yacu n'inzara aratembera kuri urwo runtu niyo rwakora imirimo uzere mu biti kuko hatarimo insinga z'amashanyarazi neza ubu mu cyimbo cy'imitsi rwo rufite insinga rwa rundi rufite impyiko ntirufite umwijima ntirufite umutima ntirufite ibihaha ibyo ni igiki ariko ntabwo umwanya ndi kuvuga nk'ubirwanya cyangwa uko n'iterambere rigomba kubaho ahubwo icyo ndi kuvuga ni uburyo biri gukoreshwa hari akantu wavuze ngo Imana iri kurwanya ngo iri kugwiza abayirwanya oya ni twebwe isi turi kugwiza abarwanya Imana kuko Imana ikeneye ko abari mu isi bose bayubaha ishaka ko bose bayubarira bakayemera isi niyo iri kugwiza abanga Imana nta ndwara bayirwanya Imana igwiza abayirwanya ubwo bifite uburenganzira bwo kubaka ubwo bwenge bagagumana ubwo bafite kariya rero muvandimwe mubwire Imana ni inyamahoro birenze n'igihumbi ku ijana Imana yakoze ibyo igomba gukora irabitunganya iravuga ngo dore shyize imbere yawe inzira ebyiri urumva neza itanga uburenganzira bwo kunyura mu yusha ariko isiga igihe nini bitari ko nkugiriye inama nyura muri iyi urugero bubaka umunara wa Babeli ngo barawubatse bashaka kugigeraho ngo bajye bagirana ubusabane kabisa bayisure ariko uri kuvuga nabi ibyo bari bagamije ntabwo ari byo bari bagamije sivuga neza bari bagamije kugera ku Mana si itangiro icyo 11 no ntabwo uravuga neza kwisumwa none bagamije iki bareba tukibagije ngo nawe muremure uzatujyana ukatugeza ku Mana reka nkubwire icyo bari bagamije Bibiliya uko ivuga itangiro icyo 11 umurongo wa 4 baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana irenganye neza Imana iba mu ijuru nyine ntabwo bavuze ko bagira mu ijuru bavuze ku ijuru ku ijuru no mu ijuru biratandukanye ariko bajya ku ijuru nyine ariko itonde nirenganye reka ngo ingero zikoroheye dore ko ku modoka no mu modoka biratandukanye ku nzu wageze ku modoka uwo muntu turi kumva avuga ari ku nzu buriya imvura iguye ntaze mu nzu yanyagirwa hari yari yanyagirwa yajya ku rubaraza n'inzu ariko yari ku rubaraza nyiri yanyagirwa amashayi yamutosa yahindana kugira ngo agire umutekano nuko ari mu nzu bashaka buretse kandi ikintu gikomeye ngo twe gutatanira gukwira mu isi aya magambo aragaragaza ko bari bangu izina rimenyekane icyo ni icyambere twarigira ko nabakore ibitwaro bagakora iki nibyo rwose aho twemerana dukore ubwewe ntuzi byose no kumenyekana ngo tumenyekane bari bashaka niyo kumenyekana rero niyo irimbura umwana w'umuntu niyo irimbura isi niyo ituma abantu bamarana niyo ituma ibihugu bimwe birwana ni ugushaka kumenyekana nitugakara turongera twibaze kuki abantu bari gushaka kumenyekana ahubwo bagapfa ntabwo ari uyu munsi n'aba barapfuye n'abamwe barapfuye n'abasekuruza babo ababitangiye mbere hari abapfuye n'ubundi kamere y'umwana w'umuntu igihe cyo umvise ibintu bibiri bafite ngira ngo n'ibintu bitatu icya mbere inzu igere ku ijuru wumvise si ubu ngubu mu by'ukuri bari bazi kuva aho bari kugera ku ijuru hari icyatsi bitandukanye ikirere kiratubona ntabwo ari ryo juru icya kabiri bagira izina rimenyekana icya gatatu baguma aho hantu batatatana ngo bajye ku isi urahumva neza Imana yari yavuze ngo mubyare mwororoke mwuzure isi none aba bajya amaboko avuga ngo data cyangwa abatipe cyangwa baki bo barashaka ngo bagire inzu imwe iri aho hantu bari batazatatanira mu isi bitandukanye n'abo ariko ibyo bigore bikorano n'ibyo bigo bikorano nabo bari kurwanya imigambi y'Imana nabo Yesu nabo bari kurwanya imigambi y'Imana none agaje n'ibyabayeho na cyo Salomo yaranditse mubwiriza ngo nta kiriho kitabozeho ngo dore ibyariho nibyo bigaruka gukorwa ibi bintu ahubwo kera byabagaho bigakorwa mu mbaraga zabyo ntabwo bari bashoboye gucukura za kobalite ngo bazibyaze imisaruro n'amatantariti basohora n'amabuye y'agaciro byari mu butaka ariko ubu bwo hariho uburyo bwo kubishongesha bikabyara ibyo umwana w'umuntu ashaka ntabwo kujya mu kwezi no mu zuba byari biri icyo gihe ariko ibyifuzo bya kamere muntu byahoze ari bimwe kumenyekana noneho nibamenyekana
baguma aho ngaho kandi Imana umugambi wayo ni uko abantu buzuriza. Ni ukuvuga ngo iyi Imana idasinya kino gikorwa bikaba ariko isi yaruzuye we ntabwo cyuzuye isi yaruzuye iki isi yaruzuye. Ubwo niba uyizi wowe niba uri nyirayo uvuga niba yaruzuye n'abantu bangana natwe n'abangana natwe n'abariho bazavuka kandi babeho isi nizaba igihari ibyo byihorere. N'abahorandi bagura n'imisozi mu Buhorandi bo bagura n'igihugu. Iyo dukurikije abundi abapfa n'abavuka benshi rero nirenganya abantu badukurikira mujye muranirenganya ni utuma tudatunganya ikintu ngo tugisubize neza. Bamara nakivuga akambaza ikindi mwumve nk'ibintu avuze. Njye singira resansoma y'abantu bariho n'abapfu. Jya muri za moruge zose ugera mu bihugu biri kurwana umenye bapfuye. Abandi bazatubwira abapfa n'abavuka benshi. Ninde waza bavuga so icyo kibazo wakibaza toujours Dieu tout puissant. Imana yo yabikubwira. Imana yabikubwira iti buri munsi mvutsaba nkicaba ariko abanga babimenye ntabwo ntibishoboka. Uko ijambo ryavuze ngo ntawe uzabasha kubara abayakobo resansoma generale amabarura rusange yose abafite ukuri by'agateganyo hagati aho ngaho gusa n'ibije prizume kongeraho no gukuramo. Kuko iyo bavuye kubarura hano mu nzu kari paripfiriya nawe uri mu nzego za leta, iyo bavuye kubarura umurenge bawurangije, iyo bavuyemo hari abantu bapfa n'abavuka bo bagenda bavuze ngo tubonye umurenge utuye n'abantu 10,000 kandi bababonye ko babashishe muri bya 10 harabayise bapfa. Hari abo bahavuye barabyara. Nta gihugu ku isi kiza umubare figise w'ukuri w'abantu bagituye. N'agateganyo we icyo cyo ntigishoboka. Guteza ibyagenda gute n'izi za Amerika umva nizo ziseri zakize ushobora kumenya ngo abaturage cyakoze ukuntu wabamenya kereka ari cyakoze umuntu ashobora kubamenya bakoze raporo mu gitondo bakaba bayibitse saa sita z'ijoro bagakora indi bose amasi bose bakayikora bakayihuriza hamwe. Ariko nabwo ntibyaba ari ukuri, ntabwo byaba ari ukuri kuko hagati y'isa n'umunota umwe gusa bafite ko ku isi nafunga miliyoni 7. Nibahise miliyoni 7 ariko hari system iriho mu katuvuge ko hari system iriho noneho ngo nuwavutse ako kanya agahabwa irangamuntu bazajya bahita bamubona muri system niba mara kuyimuha agapfa aberi batarajya kumukuza mu irangamimerere. None ko umuntu apfuye kugira ngo akwarike muri murogo banza gukura muri system. Hari n'uzapfira mu rugo bamara iminsi birakimufite. Hari n'ubazurira indege amaze kuvuka bajye Uganda nibagera yapfi ariko twe tukimubara ko yavutse twamayiranga muntu twayavuze turayimuha ababyeyi tabura indege ariko turamubara kuko ari uwacu kandi nta kintu ntabwo bishoboka. Hanyuma rero ko bituma tuva ibaberi aracyari byo kuvuga. Ibaberi bari bafite intego 3. Iya mbere kugera ku ijuru ibyo ntibishoboka ntibibaho ntabwo Imana yabyemera. Iya kabiri kumenyekana ntabwo Imana ishaka ko umuntu kumenyekana uretse yo. Nta kintu cyo kumenyekana ngo kiganze isi uretse yo. Icya gatatu kuguma aho ngaho kandi Imana ishaka ko buzurisa. Ariko Trump amenyekanye mu myaka 100 azaba kimenyekana. Ari igihugu wahita ndakubaza hano mu myaka 100 azaba akiri guhitinga n'abandi memu nawe nanjye mu myaka 100 turi iguhitinga iri imbere hano tuzaduhari abana bacu bazabahari tuzavugwa rimwe gake cyane bavuga ngo hari kwa naka uriya mwana byarwa na naka mwene naka. Urabona nkanjye ufite indirimbo wenda nizaza ikivugwa cyangwa zaranibagiranye hazatako sha batikera mu myaka 100 wahimbye indirimbo iyi wenda ariko guhitinga hahitinga Imana itagizima. Haleluya. Ariko ndaza ko umuhanzi nanjye ndasanzwe umva sha hamenyekana Imana nyingabo. Nakubwiye igitabo nagize gusoma kera nihagira umuntu dukurikira asengera muri Zion Temple azambwira n'igitabo cyitwa Hozana bakicyandika bazambwira. Nasi igitabo cyitwa Hozana cyangwa na Zion Temple kera niba cyari 2007 nasomye hari ahantu havuga ngo hakomera Imana n'abayubaha gusa. Umva neza hahitinga Imana n'abayubaha. Urakoze cyane tukiri kuri ubu bwenge bukorano ariko kandi ngo n'ubumenyi bukorano. Ari ijambo muri mu Efeso igice cya mbere ku murongo wa 20 bivuga ngo imbaraga zakorowe muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga. Kandi rero ngo zagize gute zakorewe niko birivuga bikorano kumanza bishaka bazashakira kwaza nakira kiguru zagikenera bikorano
Abefeso 1:20 makumyabiri. izo yakoreye muri Kristo Yego. ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Nicyo ushaka kuvuga kuri ijambo. Izo yakoreye. Iz'Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Urumva rero imbaraga nkorano ntabwo ari ubwa mbere zakozwe na kera. Zakozwe n'iki? Ushatse ko Imana yakoze nk'ibyo abantu bakora. Imana yakoze imbaraga izikura muri Kristo Yesu. Byose yakoze imbaraga gusa. Turi ku ijambo rivuga ibintu bikorano. Ariko si ijambo ry'Imana ngo twavuze n'ubumenyi bukorano. Aho niho turi. Mbese ko Imana yagize imbaraga nkorano mbese. Nawe yakoze imbaraga. None se none aba bari gukora ibi ngibi. Bari kugopira buriya. Oya ntago ari. Bari kwikura. Izi kobalite bacukura mu butaka ni iby'Imana yakoze. Ibyo byose wumva byose biri mu butaka batazi, amafi za barene birwa barobe. Barene urayizi? Ifi yitwa barene ni ifi, niyo nyamaswa nini ku isi. Wari ubizi? Niyo nyamaswa nini ku isi. Umanza ariyo Lewiyatani ivuga muri Bibiliya hari wanza ari barene kuko barene imbaraga zayo ni ibikorana Imana yakoze. Imana rero ntabwo yakoze rero ngo ahonse ngizo ya Paulo yavuze ngizo yakoreye, ariko Imana ni umuremyi cyakora ni umukozi iranakora ibiriho, ntago ari izo yakoreye muri Kristo gusa rero, kuko Kristo uri indirimbo ya 8 mu gushimisha Imana, Yesu niwe jambo ryaremye isi. Yesu nawe ubwe yarakoze kuko yarari kumwe. Iyi ni imvugo Paulo yakoresheje, ariko ngo nizo yakoze ubwo yamuzuraga. Itaramuzura se nta mbaraga zari muri we? Akiri mu ijuru ari Yesu, imbaraga zari. Ariko inzoga zose ni inkorano, zose n'amarikeri niziva mu Burusiya ni inkorano. Nahise hari Imana yaremye, ntago ari indemano. Ibyo ibiri ku isi byose nibyo bya Sofia twavuze ni ibikorano, nibyo bigore ni ibikorano, n'indege ni ibikoresho by'ibikorano, n'imodoka ni inkorano. Urumva ko bari kugereza n'abantu b'abakorano n'ubwenge buhimbano. Udakubona byise buhimbano. None abantu we kuhimbira ariko imbaraga wasumvise rero. Reka tuganira ahantu tugana ku musozo. Kwibi ngibi byose turi kumva byahindutse iby'urwanya Kristo. Turabyifatamo gute muri iki gihe? Ariko ni imvugo z'abantu. Ariko ibintu twakunze kwigana tonese electronic itarabaho. Ati Kristo yarakoraga. Uranyumvise neza? Abantu batara imbunda zitarabaho barwanisha imito n'amacumu. Ati Kristo yarakoraga. Telefone zitarabaho umuntu ajya ku musozi akavugijwe ati yemwe ejo nuguheka umwami kwanaka uri ku musozi akabyumva, nundi akabivuga, nundi bikagira aho bigera. Ati Kristo yarakoraga. Ntago ati Kristo rero akoze kwaje electronique, yarakoraga. Bibiri ivuga ngo iki ngo amayoberane y'uwo mugome n'ubu arakora mu buryo bw'umwuka. Urumva neza? Ati Kristo rero abantu nibabe baretse kumwita umuntu, ntabwo yari yagaragara nk'umuntu. Icyakora kuko ukurikiye ubuhanuzi hari igihe azagaragara nk'umuntu uva inyama n'amaraso, ufite inyama n'amaraso, ariko uyu munsi ni umwuka. Ni umwuka kandi electronique uyu munsi iramutse iragiye ku isi, ati Kristo yaba ari gukora, n'abamuyubuka baba bahari. Ikoranabuhanga rero rigomba kubaho kandi riri kudufasha. Ese ntirenga ubu niba electronique ari ati Kristo, ubwo araho yaza gushiduka yabaye mwiza. Ahubwo niba kutukuvura ubuvuzi buteye imbere ari ati Kristo, niba ibi biri kwandikira abakoze amakosa ku muhanda ari ati Kristo, ubwo se ntiyabagiye kuba mwiza? Ahubwo ni uri kutuvura mu bitaro, kubaga by'ikoranabuhanga hakoresha electronique, bakakubaga akantu gato, bakabaga ahantu hato ugakira vuba. Kuba bari babona umutima waba uri gukoresha mu masaha ya naya, ni ari bya Kristo rero yaba yabaye mwiza mu kanya. Oya, ati Kristo ni umwuka wo kurwanya Kristo. Kugiye se ngo oya kandi bikorwa gute? Reka twanze ko ati Kristo ubwo ari mwiza uko arimo akora itini. Nje sindi guhamya ko ari we, niyo mpamvu nabyanze. Mwebwe muhamya ko rero electronique wakoze kucyezeze aravuze ngo ati Kristo ni mwiza. Wowe Imana ikubabarira. Oya nyirenganya we urambeshyira mwibereye. Navuze ngo abantu mvasubiremo, abantu nkawe mwemera cyangwa muvuga ko electronique ari ati Kristo. Ubwenge ubwo bita ubwenge ubwo bumenyi bukorano ari ati Kristo. Ibintu
twebwe tubona kutuvura kutubaga kwa muganga bakabaga ahantu hato ntabwo bakibaga umubyeyi ahantu ngo inda bayirangize ni akantu gato niba ari antikristo ubikora yaba ari mwiza ntabwo yaba ari mwiza ariko ntabwo antikristo ni mwiza oye kandi atari we ubikora ntabwo ari ikindi ntabwo ari we ubikora washaka ko abantu batazajya bapfa noneho sasa ubwo bazaba mwiza cyane noneho niba ari we ubikora ibaze rero yashoboye ko abantu batazajya bapfa ngaho ibaze nawe ibaze antikristo abeshejeho abantu ubuzima bwabo bwose urumva ataba ari mwiza ubwo niyo bakiri antikristo rero ahubwo yaba yabaye inshuti n'Imana kuko yaba bari gukorana neza urumva Imana yakoze abantu bapfa none wa antikristo yashaka kubaho ubuzima buhoraho ubwo niryo zina ryahinduka rero yaba kiri anti ni ikintu kiba kirwanya ikindi kidakorwaho n'ikindi bita antidureri antiparodisme antishare antibare antitaka ni ikintu kidakangwa n'icyo nyine iyo bavuze ngo antibare icyo kintu bare ntibigikoraho ndavuga bare y'isasu turakumva akabari hari bare hari akantu kuri isasu kitwa bare iyo bavuze ngo antibare ni ikintu bare idakoraho itagira icyo itwara antikristo ni ikintu kristo atakoraho namba atashobora ubwo rero icyo kiba kikiri antikristo kuko cyaba kiri kubeshaho birenze ibyo Imana yakoze ubwo ahubwo cyaba ari cyiza niba mvuga ngo abantu bereke kuvangirwa rero ntabwo elegitoronike uretse ko icyo kintu kizanashoboka icyo kuvuga ngo niba cyo negative ntabwo bazakigeraho icyo ntibishoboka ntabwo byateye imbere birakorwa ntibishoboka bazajya bapfa Imana avugiye muri Edeni ngo umunsi mwari wo gupfa ko muzapfa niyo bazagira gute abantu bazajya bapfa bishoboka nta korana niyo mpamvu no gukora umuntu wanye byabananiye nta musozo uretse gusenga Imana ngo tube maso mu by'iki gihe turushaho gusenga Imana no kubana nayo ariko tuganiriye neza uko biri kose tuganiriye neza kabisa abantu mwirinde kumenyekana muri kamenyekana Imana kimumenyekana muzi kugiye ibyo rwose pe iyo umuntu amaze gutumbagira reka nsorese ku kantu nasunye muri cya kinyamakuru kuri cya Zayuni umuntu wo muri Zion Temple ashaka Hozana 2007 arebe titiri ivuga ngo hakomera Imana n'abayubaha gusa nasunyemo umuntu wari president niba president wa Philippines kera ngo afite imyaka 12 ngo yahagaze hanze aravuga ngo niba Imana ibaho ni nkubitisha inkuba nona arategereza ko ikubita araheba asubiramo ngo niba Imana ibaho ni nkubitisha inkuba ararindira araheba umva ko ameze kuri gusenga yare gusaba ati ntayibaho niba inabaho nta mbaraga ifite ni ukubeshya ari ramwihorera umugabo abaho nyuma ngo aza kuzapeza wa Philippines aza kuyobora abaturage nabi arabakandamiza azamwirije ngo yakuho ngo baz'abanyamerika na Vietnam n'abongereza hari sinzi ubu bafatanije none ngo ajya kwihisha mu ishyamba ryo muri icyo gihugu arabunda mu ishyamba ajyamo abaranditse ngo Imana ubaka abantu bandikano ngo Imana yaje kwibuka isengesho yasenze afite imyaka 12 ngo iryibuka agize imyaka 52 wabyumvise abantu bitonde Imana ntuzapfe kuyivuga ibyo ubonye n'ubwo utayireba ngo imusubiza afite imyaka 52 ngo imukubitisha inkuba y'amasasu y'abanyamerika n'abongereza ngo wenda yari yamaze kwemera noneho kwihari iramuba murase muri rya shyamba arapfa inkuba yabaye amasasu inkuba Imana azanye inkuba ya originale igezweho Eziguna abantu bari inkuba noneho yamusabye inkuba y'Imana ya mekanike none Imana imukubitisha electronique nawe asanzwe azi kandi hari amasasa kubita nk'inkuba koko arusha inkuba ugukubita pe ibyo rero abantu babyanditse gutyo bavuga bakoresha inyurabwenge zabo ariko ngo umugani ugana kariho babyenda gusa n'ibyashoboka twirinde ibyo bintu twirinde kumenyekana ngo Imana itamenyekana twirinde kubaka izina riri aho ngaho tubereho gusohoza umugambi w'Imana reka dusenge abantu Uwiteka Imana ishobora byose iri mu ijuru uhabwe icyo kubana natwe ibi tubivuga nk'abantu ariko wowe uzi ibiruta ibyo tuvuga dore ko twe nta nagace tumenyaho nta muntu usabye ngo umwuka wawe wera asange abumva iki kiganiro abigisha ibikwiriye kumenywa yende no kubijyawe abiduhe yaba nanjye wavuze n'abatwumva nadukurikira kandi Imana ndasenze ngo aya macano yombi uyahumugisha nayo abashe kuzamuka agere ku rwego rwadufasha n'ubuzima busanzwe kuko Imana bifitiye ubushobozi Mana umugisha utemwa tikigana akabyumva akadukunda kandi ikibazo afite cyose ugikemure indwara ubukene kuburaho kuba buri cyo kwambara buri cyo kurya amakanseri kuzingwa kugumirwa kugumbaha ibi byose Mana ubikemure nk'Imana ndamusengera rwose ubyumva wese yumva ari cyo koze mu buzima bwe wakoze mu izina rya Yesu Kristo namwe wacu amen urakoze cyane Imana igumugisha amen murakoze.